Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Real Talk Channel, jyewe ubasuhuza nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi tugiye kuganira dusesengura amagambo make Charles Murigande yabwiye Perezida Paul Kagame mu nama y'ihuriro Unity Club Intwararumuri hashize iminsi mikeya bagize ikiganiro. Yasubizaga ku kibazo Perezida wa Repubulika w'u Rwanda yari abajije ku kirebana n'ikibazo abategetsi cyangwa uburyo bw'imitegekere ku mugabane wa Afurika bifite. Uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yasubizaga Paul Kagame amubwira ko mu kureba kwe icyo kibazo gituruka ku bayobozi barya mbere kandi ntibasigaze, mbese bagacura abo bayobora, ariko akavuga ko mu busanzwe umuyobozi arya nyuma, hanyuma abandi bakaba abayoborwa cyane cyane abaturage nabo babona kuri ibyo baba bagenewe, na cyane cyane ko amategeko akenshi ari bo abareba nk'abaturage. Aya magambo rero niyo yatumye nifuza ko ikiganiro gikorwa. Nabatumiriye rero bwana Prosper Bamara wigeze gukora mu nzego za leta mu Rwanda zirimo nka RURA. Ni umusesenguzi mu by'ubukungu ndetse ariko akaba n'umwanditsi. Bwana Prosper Bamara, ndakwakiriye kuri Real Talk. Urakoze Gatanazi. Ndizera ko turi bugire ikiganiro cyiza kuri iriya Top TV. Yego, yego. Joseph Ngarambe nawe turaganira, we ari mu gihugu cy'Ubufaransa, hanyuma wenda mbisubiyemo, Prosper Bamara akaba ari mu gihugu cya Senegal ku murwa mukuru i Dakar. Joseph Ngarambe rero nawe yigeze gukora mu nzego za leta ariko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu bisanzwe akaba ari umuhanga mu by'ubukungu, akaba ari umusesenguzi mu by'ubukungu ndetse anabyandikaho ibintu bitandukanye. Nawe ni umwanditsi w'ibitabo. Uraho neza Joseph? muracyahumeka Etienne Gatanazi. Ndaho ndakomeye. Nsuhuze kandi na Prosper Bamara. Nsuhuze kandi Ndagusuhuje bwana n'abakunzi Ngarambe. nsuhuze n'abakunzi ba Real Talk. Ndabatashye barareba ikiganiro. Ndagira ngo ntangirire kuri Prosper Bamara. Wakurikiye iki kiganiro, abantu bahoze bari mu buyobozi nabo bashakanye bahuriye muri uriya muryango Unity Club Intwararumuri. Warakurikiye, ubundi wakiriye ute ariya magambo? Ikibazo cya mbere bwa mbere Perezida Kagame yabazaga, hanyuma yahisemo Murigande n'abandi honorable Nduhungirehe n'abandi batandukanye, ariko tugarutse kuri Murigande Charles, ukuntu yashubije wabyakiriye ute wowe? Uko nabyakiriye ni uko icyangaragariye cya mbere ni uko Perezida Kagame ndetse na Murigande hari icyo bumvikanaho, hari indwara babonye, indwara y'uko abategetsi ba Afurika nta musaruro batanga mu byo bakora. Abaturage ntacyo babonaho mu byo bategerejeho, aho umuntu yakwibaza ati ese abategetsi ba Afurika bavugaga n'abo u Rwanda bari barimo, tugasanga bari barimo dushingiye turebye aho ayo magambo avugirwaga ni mu muhuro w'abategetsi n'abafasha babo cyangwa se abahoze ari abategetsi kandi ni mu Rwanda. Hanyuma kandi twabyumva neza dusubiye n'inyuma tukareba n'amagambo yagiye avugwa, nabyo bitwereka ko mu bo bavugaga abo u Rwanda barimo, cyangwa se twanavuga tuti ni n'abo u Rwanda rwose bakomozagaho cyane. Ubwo turabigarukaho yenda nyuma gato, sinzi Turaza niba kubigarukaho mu buryo burambuye, kuko Afurika igizwe n'ibihugu 54, hari n'abashaka ko kibiba 55 kubera Sahara y'Uburengerazuba, ariko yavugaga muri rusange. Turaza ariko kugaruka noneho kuri iki kibazo niba kinareba u Rwanda. Bwana Joseph, we mu misesengurire yawe, warebye iki kiganiro, ririya jambo Murigande yavuze ko abategetsi barya ntibanasigire abo bayobora, ngira ngo yakoresheje ijambo ngo bararya ntibasigaze. Urisesengura ute mu myumvire yawe ku buryo ubukungu mu bihugu bya Afurika buteye n'uburyo ibihugu bitegetswe? Murakoze cyane. Jye natunguwe n'ariya magambo ya Murigande. Uhora avuga uti wenda bari babisezeranye, ariko ibyo birantangaza. Sinahamya ko mu ruhame rw'abantu, ahantu twese tuzabyumva,
bavuga kiriya kibazo bagashyiraho icy'ubwikubire ubujura bwo hejuru muri leta. Ibyo rero muri Afurika koko biragwiriye, ni ikibazo, ni icyorezo. Ariko rero u Rwanda uko basanzwe biyerekana bibeshyera babeshya, bavuga yuko ari intangarugero, ari zero corruption, ari abantu mu by'ukuri barwanya ubusahuzi. Sinzi rero niba kurwanya ubusahuzi ugomba kwemera ubusahuzi bw'utegeka igihugu n'abamwungirije. Ibyo bintu jyewe hari ibyo basigaye bavuga hariya i Kigali nkibaza ntese ni umutwe wabo haracyakora neza, ntibareba so bashotora ngo agwemo bamujyane, byaranyobeye. Ntabwo ariko nyakubahwa Joseph wenda ntagaruka kuri bamara. Turebye u Rwanda ukomeje ku kibazo cya ruswa, kubera ko ruswa iri muri ibyo, akenshi usanga iri muri ibyo byo kurya abaturage bagasigara nta kintu basigaje. U Rwanda niba mperuka neza kureba ku rutonde rw'ibihugu bibarizwamo ruswa, u Rwanda ngira ngo ruri mu bihugu 4 bya mbere birimo ruswa nkeya, harimo ibindi bihugu nka za Botswana n'ibirwa bya Seychelles n'ibindi nk'ibyo. Wowe uhera kuki uvuga ko ikibazo cya ruswa mu Rwanda gishobora kuba kiri hejuru? Kuko ndabishingira kuba atari inzego za leta zikora iriya index, ahubwo ari icyegeranyo gikorwa na Loni cyangwa na za Transparency International. Mpereye kuri Transparency International, ni nkaho byakorwa na FPR ubwayo. Kuko Transparency International ni ikintu nakunze gukurikira cyane kwigendera uriya Immaculée Ingabire, Imana imuhe urukodesha, twari tunaziranye, twanabanye neza, twagize ibihe byiza. Ariko kiriya kintu ni ikintu bashyiriyeho kubeshya, gukingira ikibaba mu by'ukuri. Nigeze no kukinenga kenshi cyane katagira ingano. Bituruka kuki kuba mu rwego rwa Afurika ishyaka, ubwo niba uvuga ngo ni nka FPR, ishyaka riri ku butegetsi rishobora gukonvenka abandi bari ku mugabane ku buryo bavuga bati twe ku mugabane igihugu cyacu nta ruswa irimo, nyamara abandi bo wenda ukaba wagenda ushaka kumvisha abantu ko ahubwo ruswa ihari. Ubwo ntabwo twarebera ku bintu bihari biri scientifique. Mu Rwanda hari ruswa y'ubundi bwoko irenze, irerabure. Hari abemerewe kurya ruswa, iyo uyiriye ahubwo utabyemerewe nicyo kibazo. Navuga ko harimo abemerewe kurya ruswa uhereye kuri hejuru, kuri Perezida Kagame, kuba mukuru umugore we, kuba mukurikiye, barabyemerewe rwose, bakisanzura, bagakora ibyo bashatse byose. Nyuma rero hasi uko bagiye bigenda bimanuka hasi, harimo n'abandi bagenda bemererwa ibintu bimwe na bimwe. Ariko waba utiri muri abo bemerewe, bashobora kuguhana bihanukira, bakakugira nabi pe bikomeye. Cyangwa se iyo baguhaze batagushaka, none ukagira n'akantu ufata kandi wari usanzwe ufata n'ibirenzeho, bashobora kugukindura. Rero abavuga ngo u Rwanda ntirugira ruswa, jyewe mu by'ukuri agahinda karanyica iyo umuntu numvise n'abandi babisubiramo, kuko nta gihugu nzi ahubwo aho umuntu afata iby'igihugu byose, ibitari ibye bikaba ari iby'umugore, bikaba ari iby'abo bita abashumba, ibindi bisigaye, ibindi noneho bitangiye no kujya no mu bana no mu bakwe. Ibihugu ahubwo bimeze bityo wabimbwira. U Rwanda rufite ruswa ikomeye, ntiruzi nosiyo y'icyo bita conflit d'intérêt. Kagame nyine afata iby'abandi bya rubanda akabigira ibye, ni sinonime, ibya rubanda ni ibye. Akaba umugani abize kera mu Rwanda, hari umuvugo wa nyakwigendera Rugamba, ibyiruka rya Maheru, aho bavuga ngo ko ari umwana nyine w'ikirara ufata iby'abandi akabyita iby'iwabo. Kagame rero rwose nta muryo, kuko biya ni ruswa. Ufata ibya leta ukabyikwiza ukabikoresha uko ushaka, ni ruswa.
ibyo rero bya Transparency International ni iki? Uzi ko bafite ibintu turaza byinshi cyane byo turaza kurobiyinga. kugaruka Yego. turaza kugaruka Mm. ku bimenyetso ufitiye ibyo uvuga, Yego. ariko reka mbanze ngaruke kuri bwana Bamara, we wabaye mu nzego za leta, wakoze mu bigo bibamo amafaranga menshi nka rura. Twagiye tubona iki kigo n'ibindi za RDB, za RTDA, iki gikora ibirebana n'imihanda, ibigo bikomeye birimo amafaranga bijya imbere y'abadepite gusobanura, hakavugwa amafaranga menshi yaburiwe irengero, ah, bigasoza abantu bavuga bati aya mafaranga ko ari menshi, bikaba bisoza abantu bavuze ngo muzikosore, ngo muzagende ngo mwikosore, ariko bigasoza nyine ayo mafaranga atazagaruka. Bwana Bamara, we wakoze nko muri biriya bigo, ubundi bigenda bite kugira ngo twumve ngo amafaranga angana na miliyari 3 ku mushinga, ngo bavuge ngo wizwe nabi, ngo byararangiye, ngo mugende cyo kora mwikosore, umwaka utaha muzagaruka ari bizima? Bigenda bite? Ni ibintu bapanga bicara bakavugana, cyangwa hari ukuntu wenda biba par accident hariya mu nteko, kuko aba ari amafaranga menshi cyane? nibyo, ni menshi. Mbere yo kutuza kuri icyo, reka mbanze ngaruke kuri aya magambo ya muri Gande gatoya, ah, nshimangira ibyo Ngarambe yaramaze kuvuga ati turabona abategetsi b'u Rwanda bo bivugira ibi, ariko hari raporo zivuga ko nta ruswa ihari, nta bujura buhari. Muri Gande yakoresheje icyo twakwita feminisme mu ndimi z'amahanga, inyoroshya magambo, wibye nka bimwe Bamporiki yavuze ngo ni ukwifuza indonke, ariko mu by'ukuri ni ukwiba. Kuyumva ariya magambo ya Murigande neza, kuko ariyo topic y'iki kiganiro, turayumva neza dusubiye inyuma gatoya, tukumva ibyo abayobozi bavuga ko bose baremeza ko icyo kibazo gihari, iyo ndwara ihari. Duhereye kuri Minisitiri w'Intebe Damiyani, hari inama yigeze kuba, avuga ko hari ikibazo gihari, ko ibintu bitagenda. Ati nyakubahwa, uko tubona twese aha turi ibirumbo, nta musaruro tuvamo, turi bihone mu kazi, uretse wowe Nyagasani. Ubwo Perezida Kagame nawe nyuma yaho aza kubyemeza ko nta kibavamo, nta musaruro uhari. Ati muri bifobagane mwese ko muri aha umeze nk'ibintu byiziringa mu byondo. Ni ukuvuga ngo abategetsi ubwabo barabona ko nta kigenda, noneho ahubwo bigeraho muri Gande, abaza muri Gande ati ubona ari ibikiwo. Ubwo nagarutse gutekereza ko n'abo u Rwanda barimo mu bavugaga, mu Banyafurika bavugaga. Muri Gande nawe arabyemera ati birahari, ariko ikibitera ni uko barya bakarya bonyine, kandi ntibasigaze, kandi bakarya mbere. Icyo kibazo rero kirahari. Niba uwahoze ari minisitiri w'intebe, kandi twibuke ko yabaye na sekereteri generali, umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi, bikavugwa na uwahoze minisitiri ari w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wiwe. hanyuma bikanavugwa na minisitiri w'intebe, bikanavugwa na perezida wa repubulika. Ntaho abantu basanzwe twahera tuvuga ko iyo ndwara y'uburumbo bw'abategetsi mu mirimo idahari, kandi iregwa n'abo bantu bakomeye cyane kuri urwo rwego. Hanyuma rero ndaza kuza kuri icyo kibazo wambajije. Uburyo amafaranga aribwa angana gutyo, abadepite bakavuga ngo mugende mwikosore. Abadepite babivuga kuko nta kundi baba babigenza, nta rindi jambo bavuga. Haba hari iyo mikorere mibi, imikorere mibi igatuma basa n'abasore. Reka nguhe urugero rutoya. Hari igihe habayeho dutegura itegeko, nk'itegeko ry'igihugu rya gaze na peteroli, amategeko abo ngubu ariho, ryakozwe nk'inshuro zigera kuri 3, 4, 5, 6 nyinshi. kandi buri gihe rikozwe, abakonsulita bavuye hanze muri Amerika hehe barahembwa amafaranga menshi ari mu bihumbi magana by'amadolari, cyangwa se anarenga, yagera no muri za miliyoni. Bikarangira bati ntiritunganye, dusubiremo rinonosorwe, haza undi nawe agahembwa nk'aya yandi. Bikarangira haje undi, ugasanga rimaze gutangwaho akayabo, rikiri buruyo, rikiri draft. Ndafata nk'iryo teko rya gaze ryaje gusohoka icyo gihe rwose, nari ryasohotse ari ryo uri mu buyobozi bw'iyo departement, ryasohotse ari nka draft y'icumi cyangwa cumi na kangahe mu gihe cy'imyaka myinshi, ryarariye akayabo ku buryo uramutse uyabaze ni menshi. Nk'umugenzuzi rero wa leta, auditor general, ugiye kubara amafaranga yagiyeho ni menshi cyane, wavuga ko yarigize. Ubwo rero hari uburyo bwinshi byasobanurwa, ndaza kugira uburyo mbisobanura, wenda ntanga ingero zifatika. aho niho nshaka kutubwira uburyo ayo mafaranga aribwa. Tugiye kuri ba bayobozi, kuko
navuze ko byaba gaze yaba iki byaba niyo umuriro baba bagiye kuwukurura mu Burusiya biba bigenewe abaturage. Bigenda bite wa muntu waje kwiga umushinga ashobora kuba ari umuhinde ari umwongereza arayajyana yose cyangwa hari ukuntu muvugana mukayasangira hagati yanyu? Icyo kibazo kiragoye gusubiza. Twavuga ko ayo mafaranga agenda yose kandi akagenda bikiri kuri etape ya zeru, hakazaza undi muyobozi bigatangira bushya n'andi akagenda yose bikiri buruyo ku rwego rwa zeru, hakaza undi wenda byagera nko ku wa cumi cyangwa wa cumi na gatanu cyangwa wa karindwi, hakaba haboneka poroje iri bujye mu nteko. Reka mbe ndekeye aho kuri ibyo ngibyo. Reka turabigarukaho. Joseph, iyo we mu myumvire yawe, iyo umuntu nka kuriya muri Uganda yavuga ngo umuntu ararya ngo ntasigarize n'abandi, wagiye ubishyira kuri Perezida Kagame n'abamukikije, ubwo wavuzemo umugore we uvuga n'abandi bari hafi ye, iki kintu wagisobanura gute unashaka kuduhuriza kuri iyi ngingo ikunda kuvugwa ko amafaranga mu Rwanda afitwe n'agatsiko gatoya k'abantu, abandi population isigaye swat ubwo harimo muri iyo population ntoya harimo ngo abashumba, abantu bafite ibintu byitwa ibyabo ariko bitari ibyabo. Wabidusesengurira ute kutwereka ko ako kantu koko kabaho, akantu kegereye ubutegetsi, kegereye Perezida wa Repubulika, hanyuma abandi baturage bakaba bari aho nyine batari hagati, bari hasi aho ngaho, batari no hagati? ntahera agiye ku byo nabonye inkotanyi zigifata igihugu. Niho nahera kuko hari byinshi niboneye. Muri za mirongo natangiye kuza mu Rwanda, nari narahunze nyine indege ikigwa, ngaruka mu kwa mbere 1995. nari maze amezi 10 gusa mpunze, ndi hano mu Bufaransa rwose, nsubira mu Rwanda. Noneho nkajya ngenda nkamara igihe nkongera nkagaruka, hari n'igihe natinze muri za 1998 99. Narebaga buri wese uko nari umuntu ibyo ari byo byose uzi kureba, uzi uko u Rwanda rumeze, ufite naho nabariza, kuko urabona inkotanyi zikiza zakoranaga n'iriya guverinoma ya Twagiramungu. Hari huzuyemo abantu, abo twiganye, abo twakoranye, nari mfite henshi nabariza ibintu byinshi. Bityo rero nari nzi buri wese uko yifashe mu byerekeye iby'umutungo, nari mfite n'amaso yo kubibona. Ukuyemo umuntu witwa Rujugiro waje afite ibintu n'abandi bakeya cyane. Rujugiro we yari hejuru yubaka n'amazu harya hejuru za Gikondo, narabibonaga. Nagiye no kuyareba iruhande rw'nyine, narabirebaga ibyo byose, n'ibindi bikorwa yakoraga, ugashyiramo wenda n'abandi bakeya ntazi, bake cyane, ariko abandi bose wavuga yuko baje nta kintu bafite. Abandi benshi ushyizemo na Kagame, imodoka yagenderagamo n'izo yari yarabohoje na ba nyirazo nari mbazi. Inzu umubyeyi we yari acumbitsemo yari imbohozanyo, bishoboka ko n'amasahani bariragaho nayo bari barayabohoje. Bariya uriya waje kuba minisitiri wa affaires étrangères, uriya waje no kumugara, Richard Sezibera, ibyo babohoje naho babohoje ni no kwa bene wacu ndanahazi. Barabyibye byinshi cyane, n'abandi bamwe barabohoza amazu n'ibintu baranica, bica ba nyirabyo, nzikanyishe cyane. Ubwo rero nashaka kuvuga yuko baje mu by'ukuri nta bintu bafite. Ntihateye kabiri rero ukajya kubona ukabona Kagame afite amadege. Ibyo nabyo indege, ibyo bintu ariko ziriya ndege ni iza Perezida Kagame cyangwa ni iza leta y'u Rwanda? Uretse gato zo ndege, kuko indege ni ikintu gihenze cyane, kiri ku rwego zimaze no kuba nyinshi sinkibashe no kuzibara.
icyo gihe natangiye kuzibara ari imwe, ndetse hazaho n'iya kabiri. Ndetse dufite n'amakuru icyo gihe twari tugikora RNC muri 2010, tugira amakuru ya bamwe bagiye bajya kuzigura ndetse nka ba Rudasingwa babifitemo uruhare, na ba Karegeya, baduha amakuru y'izo ndege n'amafaranga yandi n'aho bajya bakora za montage. Turabivuga mu biganiro bya kuri radiyo Itahuka, twahise dushinga radiyo Itahuka tukajya dutanga ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Urumva rero ko ubumenyi bufite ari kuri iyo ndege. Izo ndege rero zafatiwe muri Afurika y'Epfo, icyo gihe niho zari zihishe, zari ebyiri, icyo gihe zari zimaze kuba ebyiri, zanditse kuri ba bandi bitwa Bashumba, Hatari Sekoko, Nyiributama na Nuriya Ntuzamu, Nuriya waje kuba wari minisitiri wa justice icyo gihe, Karugarama. Turazivuga tuvuga nyine iyo kayakuru ifite ubwoba, na BBC nayo iza kubaza Karugarama. Karugarama ararakara cyane, bigeze aho nyine na Kagame abona yuko bikabije, aravuga ngo si wundi Karugarama ngo yo kugura indege yari kuyavana. Aranabyivugira, yemera nyine ko arize. None se numva aho Kagame ko yabyiyemereye, umuntu yabihakariye, nta n'uwutse ko niyo atabyiyemerera nta ruhakaniro. Icyo gihe banazimuye, tumaze kuzivugiriza induru kenshi cyane, bazijyana mu Bugireke, bukeye bazijyana muri Turukiya. Ubu aho zigeze simbizi, kandi zimaze no kuba nyinshi, nabonye hari benshi bazivuga. Ariko urumva muri 2011 twazivugagaho zikiri na nkeya, ubu ni na nyinshi. Ujya wumva bo mu biganiro bavuga bati ngizo, none zisigaye zinaguruka ari nk'ebyiri cyangwa eshatu. Iyo ni umuhungu we uriya Cyomoro, nzi nawe kuko nkaza ari akana kaza kureba se aho twabaga turi dukina tennis, kangana u Rwanda rwose, gafite nk'imyaka 10 cyangwa n'umwe gutyo. Mwabonye aho yafashwe nawe hariya muri kariya karere ka California, n'inzu y'amamiliyoni atari munsi y'6. Urumva baravuga bati ngiyi inzu y'umusitari uyu n'uyu sinibuka uwo ari we, twamushaka, batari ko yaguzwe na mwene Kagame. Se mwene Kagame icyo gihe yari ataranatangira no kubeshya ngo arakora, miliyoni zitari munsi y'6 z'amadolari. Urumva rero ko n'abana batangiye kuba ari nka bya wa mugani bavuga ngo ni bene Samusure. Ibyayi izine z'ibyayi, hari n'izo nakozemo, ngewe nakoze mu cyayi izine y'icyayi ya Shagasha. Iyo nduva nayo yaragiye muri bya Rwanda Mountain Tea. Iyo kintu kinini cyane, ntabwo ari iby'Agatera, nawe nzi neza cyane ibye, ni umushumba, ntabihamye rwose. Ibyayi byinshi cyane bya leta, ibintu ubundi byarinda koreka. wagira icyo bitubwiraho ku buryo ari umushumba? N'umushumba Gatera si ibyo byayi ibya mbere cyo wabona aho habaye ipiganwa kugira ngo nyine azo za izine azegukane, babikorera ahantu umuntu atazi, araza kudufasha Prosper, ndumva kuba yakoze muri izo nzego. Hari ibyo yishe Gatera, nawe ndamuzi kuko yari umucuruzi, bihitaga mu rwego rw'abaforoderi mu gihe cya Habyarimana. Turaziranye, twaranahunganye, twahuye ni Burundi duhunga. Yari umuntu nyine w'umucuruzi ariko usanzwe, yego, utangiye kuzamuka nk'umusore, ariko ibintu afite ubu ngubu ntabwo ari ibye. Ubundi rero umuntu ategereje nkana, ahubwo umuntu ufite abantu bavuga ko bari bafite ibyabo, benshi baranishwe, ni nk'abariya ba Rwigara, abandi barameneshejwe, ni nk'abariya ba Rujugiro, kuba bo barabizanye, aho baba barabikuye hose singiye kuhavuga, ariko barabizanye. N'abandi harimo n'abari babifite imbere benshi cyane, babyambuwe ubu ngubu. Bamara ubu ngira ngo hari dushatse twava kuri general tukajya kuri specifique, tukavuga ko ikintu muri Uganda yavugaga kireba u Rwanda, tukareka ibya Uganda na Congo n'abaturanyi no ku mugabane hose. ndumva ariko bimeze, kuko mu magambo tumaze kuganira aragaragaza ko bireba n'u Rwanda. Nkurikije ibyo Ngarambe amaze kuvuga, ahageze twari tumaze gufata igihugu, hari ibyo yabonye.
ashobora kwibaza kimwe n'abandi benshi bati ibi bintu biriho biba aba bantu iri shyaka FPR iyi ndwara ntiryayivukanye, iyi ndwara yarimo iyi ndwara nyine muri Uganda na Kagame bareze ejo bundi. Aho rero ndagira ngo mbisubize ntanga ingero, ni indwara yaje nyuma, iryayivukanye ntiryanayikoranye. Ndaguha urugero rumwe tukiri mu ishyamba rwemeza ko kwiba byari ikizira. Aho twabaga jye nabarizwaga mu mutwe wari ushinzwe ikusanyamakuru n'itohoza niba ari uko twabivuga, aho ku biro bikuru byaryo niho jye nabaga. Hari umusore yaje kwiba amasegereti abiri, imiti ibiri y'itabi. Uwo musore yahanishijwe gukubitwa inkoni 600. 600 cyari ikintu kizira ku buryo byasabye inkoni 600. Sinzi niba wumva uko zingana ariko ni nyinshi cyane. Singiye gukomeza ibyakurikiyeho. Tugeze i Kigali rero ndaguha urundi rugero nakomeje gukora aho ngaho muri uwo mutwe ku biro bikuru byaho byakoreraga aho bitaga ku Kabinde hariya. Nari nshinzwe nk'agashami kamwe cyangwa tubiri mu twari tugize biriya biro nyine bya etamajoro muri departoma bitaga documentation na recherche. Hanyuma haje kubaho misiyo ikomeye, bashinze abantu babiri yo kureba iki cyorezo kivuga ko kwiba byateye aho nticyaba kiriho, mukusanye murebe ibyo ari byo, niba no mu basirikare kirimo cyangwa se no mu bantu bakomeye. Muri uwo murimo abantu babiri bawushinzwe rero harimo umugabo umwe, umugabo rwose w'imfura wo mu bwoko bw'abagesera uba ari i Kigali, aherutse no gupfusha umuntu mu muryango, ndamwihanganishije. Yari yarize amashuri Makerere. Uwa kabiri yari yewe. Ni akazi kari kagoye kandi k'ibanga rikomeye, katungaga itoroshi ku bantu barimo nabo umuntu agomba gutinya ubundi. Hanyuma twarangije tugeze ku cyegeranyo cy'impapuro hagati ya 300 na 500. Ngira ngo murajutse, impapuro zingana gutyo 100 ntabwo ziriho uwibye umwe babiri, si n'icumi, si na 30, si na 50, ni benshi. Kandi zigaragaza ziti Koroneri Gatanazi yibye ibi, ageze aha kandi aracyakataje. Majoro Sebishyimbo, Kaporari Etienne yibye ibi. Ni icyegeranyo gikomeye cyane, ariko nta nkoni bakubiswe abo bariho, bigaragaza ko ya nkoni yakubitaga agakoni agatoki kibye mu ishyamba twageze i Kigali irazamba. Ibi bya ya nkoni zamba, imaze kuzamba ibintu bitangira kuzamba, bigenda bikura, ingesi irakura, bigera ndetse n'aho ubona raporo zinyuranye za Auditor General ndetse na Immaculate turiya wa Transparency yanyuzagamo agakocora ariko ubundi akararama agasa naho ntacyo abona. Bigeraho nyine birumbya n'imirimo. Minisitiri Damiyane w'intebe avuga ati twabaye ibirumbo twese, dore twarahonye mu kazi, twabaye ibihone nyakubahwa uretse wowe. Bigeraho na perezida ubwe yemeza ati muri bifobagane ntacyo mumaze, ndetse muri gande we agaragaza n'ikibitera, ati ni ya ngeso y'ubujura yise mu magambo meza yoroshye, yise kurya, yakuze ikarenga urugero. Ndumva n'abandikiye aho ngaho. ubundi Prosper, igihugu cyari gikennye kivuye mu ntambara, hagakurikiraho jenoside yakorewe abatutsi. Mwisanze aho gute, aho muri hafi aho ngaho muri 95 umuntu yisanga afite hegitari 75 z'ubutaka? Habuze ya nkoni yakubitaga agatoki kibye, ibanza yarajugunywe. Hanyuma rero ingeso burya iyo itagize ikitangira irakura kandi igakura nabi muri sanse zose. Niyo mpamvu n'ibiti bimwe na bimwe burya babishingirira, babanga ko byakura nabi. Kubishingirira niho gushyiraho, niho kubitangira. Iyo hatari igitangira ikomeye rero bigera hariya Perezida Kagame na Murigande bavuze. Ahubwo nakwibaza nti muri uriya muhuro ntabwo barengejeho ngo bavuge bati se hari aho twasora mu muti wo kurwanya indwara nyine y'uburumbo mu bategetsi iterwa no kurya ntibasigaze kandi bakarya bonyine, bakarya na mbere. Joseph Ngarambe, nawe kiriya gihe mu biganiro dukunda kugirana wari i Kigali, jenoside yakorewe abatutsi yabaye uhari ureba, ariko mu bintu dukunda kuvugana wenda si ibanga, wambwiye ko n'inzu yawe yigeze kubohozwa. Hari n'abandi babohoje bigeze kudusetsa ko hari uwabohoje Beneri.
barayibohoje iki kintu ukivugaho iki ku buryo wa mugani wa bamara abantu bavuye mu ishyamba barwanaga bari inyeshyamba bafite disipurine barabihanira abantu bashaka kwiba ariko umunsi wa mbere wo gufata ubutegetsi abantu batangiye gufata amazu y'abandi umwe yibeshye kuri beneri hari n'uwo bajya bavuga ngo yicaye kuri stade amahoro ati iki nicyo ni kinini donc byaje bite wowe ubona byaraturutse kuki kugira ngo uwo muco uhite utakara abantu bahite bigarurira ibintu bitari ibyabo ibintu by'abaturage kandi binagorane kuko n'ubu ngubu haracyari ngo imanza hirya no hino z'abasirikare banze kuva mu mazu y'abantu. urakoze cyane kubaza icyo kibazo rwose kandi nishimiye cyane ko Prosperi yavuze umwirondoro we buriya nawe nzi kera nzamutumira tuganire dufite byinshi twaganira kuko urabona umuntu umwumva ariko utazi neza umwirondoro we ntabwo nzi ko yaje aturuka mu ishyamba ndetse ko yabaye n'aho hantu nyine hari muri ibyo bintu bya controle ethique nyine ambwira ati ni umuco ubundi warwanywaga nshubije amaso inyuma ndavuga ntibinantangaje ko harimo kurwanya ariko bigeze imbere mu by'ukuri nta n'ukuntu wari ko hari utuntu twinshi mpise numva uretse n'inza gutana gatoya ungarure baza nyine bakajya muri ya guverinoma ya Twagiramungu bagafatanya na Twagiramungu n'abandi benshi bari bayirimo bari bari imbere mu gihugu icyo gihe ibintu wabonaga bimeze nyine nk'uko inkotanyi zavuga ko zizaza nyine igihugu zikagishyira mu buryo nk'uko natwe muri opozisiyo iyo ngiyo nyine yari irimo Twagiramungu n'abandi bari bafatanyije n'inkotanyi zatsinze twavugaga kandi kuko tubyemera ariko uzi ko bitamaze igihe kinini byamaze nk'umwaka n'igice muri za 1995 nyine Twagiramungu arabumenesha bamwe abantu barabica abantu bamwe inzego zimwe zose baraturitsa bari nyine hasigara nyine ubutegetsi bw'inzego ngo z'umutekano ariko wenda zari zifite indi gahunda wenda aho ngaho ndabivuga uko byakurikiyeho niho byaje kugaragara wenda niho byapfiriye bamara rero avuze ati byatangiye ryari ati byatangiye imbere hari aho njya kubyemera cyane kuko umuntu navuze Kagame n'umugore ariko bo ngabo burya ntabwo bari guhera cyane iyo batagira abantu benshi cyane bakomeye bari mu nzego za leta bakora izo za montage aha muribuka ko baje bagakora ikintu bita justement structurel n'u Rwanda ku gihe cya Habyarimana burya baratangiye kukibasaba kinameze nabi kuko nacyo ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo bagabanye depanse za leta ibyo leta itanga mu ngengo y'imari y'igihugu bagabanye n'abakozi n'izindi za depanse za leta banakore privatisation niho nashaka kugera cyane cyane muri iyo privatisation ubujura bwari bwarabaye na mbere mu bintu byinshi ariko muri iyo privatisation niho bwabaye cyane ahangaha mpita ntekereza umugabo witwa Kaberuka Donald Kaberuka niwe nimero ya mbere mu bantu rwose mu bantu b'ibisonga bafashije Kagame kwigarurira ibya leta aho turi hagati y'igihumbi kimwe ari minisitiri wa finance nyine amaze kubimenya araje abanza yiga gatoya nyine ari muri minisiteri ya finance barangije bayimuha hari gahunda ubwo ayifata 97 hagati y'97 kugeza 95 bakora kiya kintu kitwa privatisation yafatanyije na biriya bigo mpuzamahanga bya Fonds Monetaire International kigega cy'isi na banki y'isi privatisation kwabaye kuvana ibintu bya rubanda muri leta nyine ihagarariye Rwanda bakabiha ntibabiha abantu bapigana bakabiha nyine abo bagatera
bakabiha n'undi wese nyine w'umushumba, ibi ni uko. Sinzi niba ikibazo hari akantu washatse kumbaza wenda singasubize, nanone nashatse kuvuga icyo Mm. ntarakibagirwa, wakongera wenda ndashaka kuvuga ngo iyo nyota yo Ye- kuza abantu bakaba bakwigarurira ibintu byinshi hirya no hino yego. icyarimwe, 1994 ubundi mu myaka yabanje hari iyo disipurine nk'uko bwana bamara bitubwiye, ariko byagenze bite wowe mu kureba kwabona byaraturutse kuki kugira ngo 94 iyo barasahuye, iyo apeti barasahuye, ihita iba nyinshi cyane, ya disipurine barasahuye. yibagiranye. Prosper hari ibyo wenda atari kumenya nyine kuko yari aturutse hanze, twe twari tuzi igihugu, jyewe nakoze mu nzego za leta, ariko nari mfite nari natuye iruhande rw'akabindi. Inzu yanjye yabahoje nari iruhande rw'akabindi aho ngaho kuri metero nka 300 z'akabindi. Mm. Barasahuye abantu ku giti cyabo, ubwo singiye kubashyira mu benshi cyane ku bwinshi. Interahamwe zarasahuye ariko zibitaho ziriruka, Mm. abandi baraza barayifata, bafata n'iby'interahamwe zitari zasahuye, birumvikana. Basahura za Majerwa. Majerwa burya haba harimo ibintu bya leta n'ibintu by'abantu ku giti cyabo, yabivanze. Ni nko kujya ahantu hari icyambu, na za magazi z'icyambu ugasahura. Batanye barasahuye bajyana muri Uganda ku bwinshi, zariye mu gitabo cya Ruzibiza bibyuzuyemo, ariko twanabibonye natwe. Basahura zirya zitwaga za Rwandeze, amamodoka mashya nyine yaje nyine abategereje abaguzi, n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Ibyo navuga ko biri, ariko rwa Rwandeze habaga harimo n'ibya leta. Urumva ko icyo bari batangiye gusahura n'iby'abanyagihugu. Nyine ibyo biri muri Rwandeze bari mu by'abanyagihugu, basahuye amakonte y'abantu. Niho nayo ngiye kugera muri za banki nzi benshi, bakaza bakayafata amafaranga bakayadaha, bakayajyana konti y'umuntu benshi, ariko iyo twumva bamwe mu begereye ubutegetsi amamiliyoni. cyangwa buri mu butegetsi Yego. nka General Kabarebe avuga ko mwasanze ngo ba Prosper basanze amabanki nta kintu kikirimo, ngo amafaranga Amafa yaragiye barayajyanye muri Zaire. barabeshya, barabeshya. Nakoze ikiganiro hambere aha ngaha, nakoze ikiganiro rwose, muzagishake cyangwa nzakibashakira, cyerekana yuko babeshya, ko kuvuga ngo ntacyo bahasanze ari ukubeshya. Navuze ibintu, Mm. amafaranga muri beneri yari ahari mashya, amwe batarakora, bajyana kwa Kagame direkitoma ubwe, mashya aya batarakora. Noneho ubu ngubu iyo mbiza kubimenya ko uza kubimbaza nawe kukubwira ukwezi, bafashe decision yo guhindura amafaranga y'u Rwanda, bityo abayajyanye hariya bari bakiyakoresha muri za Kongo n'ahandi, amafaranga yakoraga nyine mu bihugu duturanye ahita ata agaciro nyine completement, nyine abahita avaho. Bisobanuye yuko bafashe ubwo ngubwo ayo ngayo basanze muri beneri bakayavunja, ayo mashya abo bandi bayajyanye, n'abandi bayafite benshi benshi, 99% yayo yabaye imfabusa. Hari nko mu kwa mbere 95, itariki rwose nakoze ikiganiro kibivugaho neza. Hmm. Kandi ngira n'amahirwe muri icyo kiganiro nari kumwe na Sixbert Musangamfura, wari mu gakomite kari gashinzwe kubara ayo mafaranga yo muri beneri. Yarabibonye ndetse bajyaga bajya no kwa Kagame akabapfunyikira amafaranga bagiye muri za misiyo nyine, kuko ari mu nzego z'iperereza. Bamara, Yego. ndagira ngo tubwire wowe ku cyateye itakara ry'iyi Sinari disipurine. narangiza neza. Yego. Urabona, ntabwo batangiye kubusa, batangiye ahubwo bafite amafaranga menshi y'igihugu, kandi ari n'abakeya, kuko ayo mafaranga yose y'igihugu ubundi n'ayababitse muri beneri baba banga kuyagira menshi cyane ngo agadata agaciro. Batangiye bafite amafaranga arenze iyo bita ramase monetaire, arenze ayari mu gihugu, kandi agomba kujya ku bantu bakeya, kuko abenshi bari barahunze, abandi barapfuye, abatashye ntibavuga ko bari bahagije kugira ngo bangane na population yari hasanzwe. Kuvuga rero ngo ntacyo bahasanze ni ikinyoma. Icyo narabyerekanye muri kiganiro kimwe cyangwa bibiri, nzakivuriza Etienne.
bamara ndashaka kubazaho ni ibintu bibiri bikomatanyije aho iyi disipurine yagiye ikageraho igahita itakara ibintu bikarangira abantu bagatangira bagasahura bigwizaho ubutaka bakabwigwizaho bari mu gisirikare mwari murimo namwe bamara. Mm. A- a- bya- byatewe n'iki? Hanyuma unatubwire kuri iki twigeze gukomoza ariko uburyo butarambuye. Abantu bari abakungu ba Rujugiro, abantu b'ejo bundi ndavuga muri kaze ejo bundi bakaje guhakwa ba Rwigara, aba bantu iyo bivugwa ko ubutegetsi bwabambuye hanyuma bikajya mu maboko y'ubutegetsi bwegereye Perezida Kagame, ko hagiye havuka kese zitandukanye ziri aho zoroshye, hanyuma yaba Rwigara yaba abo bakire bandi bakaje guhakwa n'abandi bakisanga imitungo yabo yatwawe. Byose bituruka kuki? Iriya disipurine yaratakaye cyangwa wenda hari umuntu ubitegeka ku buryo we yumva yakwikiza? Eh, icyo nakubwira nkuko nabikubwiye igihe nari mu rwego rwa sekirite militaire, ariko icyo gihe kuko arirwo rwonyine rwari ruhari rukora iperereza rya gisivili ryari ritarabaho rinabayeho, igihe twarishyizeho nta bushobozi tekinike nta n'ubushobozi bw'imikorere ryari rifite, ibyinshi byose nitwe twabikoraga ari bireba abasirikare n'ibireba abasivili. Ngarambe hari ikintu yavuze avuga beneri, ariko buriya ntiyavuze nka Bakari. Ubwo ibyo byazana wenda kujya mu bintu Yeah. byavugamo haje guhakwa n'abandi. kaje guhakwa Buriya yego. harimo ibintu nyine Bakari umuntu atajyamo kandi byaba birebire, byaba birebire cyane kurusha wenda n'ibyo yavuze. Hari ibigega buriya bya Cartex, uko byaje kugenda hari n'ibindi. Hanyuma rero umbajije abo bacuruzi, reka mbanze nako nari nkubwire ko kubizaho Prosper bakandi kubizaho kuko kaje guhakwa. Buriya hari ukuntu nanabaye nakoze muri sosiyete ndi directeur administrative financier yitwaga Kurwako. Iriya ubuvuzi bya bwite Bakari ndabizi. ubuvuzi Komeza bwite komeza byabaye. komeza. Mm. Nari kubizaho. Ubwo rero nagira ngo mubwire Gatanazi uyoboye ikiganiro ko n'abatwumva mu by'ukuri, nk'uko nakubwiye hari icyegeranyo twakoze, nakubwiye ibyabaye ku rwego rw'abasirikare, ariko habaye n'ubundi bucukumbuzi bwinshi, birazwi ibintu byabaye konstate, biranandikwa, biraboneka. Ariko wa muhungu wakubise inkoni 600 yibye imiti ibiri y'itabi segereti ebyiri, aho ngaho abariye inka n'uruhu rwayo bakiba imisure n'imirizo yayo, nta nkoni n'imwe bakubiswe. Ikibazo wari uvuze rero cy'abo bacuruzi bakomeye, abo bakungu bafatanyije na FPR, ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu byabo barabyo, ahubwo bavanze, bagezeho bavanga imitungo yabo, noneho igihe cy'ivangura ngo basubirane icyari icyabo banahembwe biragorana. Nk'uko wavanga umuceri n'iki, kuza kuvangura bikagorana, noneho habura eh, gushyiraho inzego zikomeye zishinzwe kureba icyo kibazo. Baba abanyantege nke, baribura, bananirwa kugira uburyo bagitwaramo, bamwe baviramo kugira imyifatire ibazanira ingaruka mwabonye. Reka mbe ndekeye aho ngaho mbe nabivugana. Mm. Ariko Iyo nka Bakari agiye mu byayo yumva byaba birebire kurusha n'ibya Beneri Ni ukuri. n'ibindi. Yego rwose wagize neza wagira kwibutsa ikintu Bakari. udukomorezaho kuri icyo bwana Yego. Ngarambe, ku buryo Yego. iyo mitungo yagiye ibura gutyo kandi ikisanga mu maboko y'ubutegetsi? Yewe reka nkwereke ibintu. Urabona uko byagiye bigenda, wakora ibiganiro bitagengana. Mm. Icyaje kugaragara ni uko mu by'ukuri habayeho kugenda bakurura bakurura bakurura, bahereye ku bafite ibintu nyine bigaragara, bigeze aho bafata no ku bafite ibiciriritse, byose bajyana bajyana bajyana. Ubu ngubu rero bisigaye mu maboko y'abantu bake cyane. Ni n'ikintu aricyo kibazo gikomeye cyane. Ubundi ubishyize ubishyize muri rangaje y'ubukungu, ubwikubire burya bugira igipimo. Mu bipimo bizwi cyane icyo bita coefficient de Gini. Coefficient de ubundi iyo bavuze ngo u Rwanda ngo mperutse gutera ku jisho kuri za statistique nyine
nazo umuntu yagira icyo avugaho. Mfashe iya banki y'isi ariko kenshi bihereye kuri za statisitike zo mu Rwanda z'igihugu ziba zitekinitse. Baravuga ngo buri munyarwanda wese ubu ngubu ngo afite amadolari 999 GDP, umusaruro umusaruro kuri buri munyarwanda, ubwo umusaruro mbumbe kugabanya n'umubare w'abanyarwanda. Byerekana yuko nyine umunyarwanda akennye cyane, banemera ko akennye cyane, na banki y'isi bemera ko akennye cyane. Nyuma ya viziyo ya 2020 yatwaye amamiliyari n'amamiliyari. Twavuze imishinga, dufashe umushinga uri hejuru ya yose, ni ukuvuga iriya gahunda ya viziyo 2020 ni amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Umuntu yavuga ati yasize iki? Ahubwo abantu ntitujya tujyaho ngo tutekereze bihagije, cyangwa se yo niyo ugiye kubijyanamo abantu basanga ubavuna. Hariya amamiliyari y'abantu bareba ngo muri Kigali ngo hari amazu. Hariya amazu ni make cyane, ni ubusa ugereranyije n'amamiliyari n'amamiliyari yanyuze mu Rwanda, anyuze muri izo za gahunda. Gahunda ndende yazo ikaba ari viziyo ya 2020, iri yarangiye muri 2020 nyine. Hakabamo na gahunda iriya y'ikinyagihumbi cya Loni yarangiye muri 2015. Izo gahunda zombi ebyiri ni amamiliyari n'amamiliyari. Noneho rero zigasiga harimo abakize cyane, barakize pe, harimo abakize cyane bigaragara, n'amakaritsiye wakwibaza ko ari muri Kigali. N'abantu nyine birumvikana, n'ibimodoka n'ibiki byose. Niba Kagame afite indege, ibintu abandi bafite n'ibindi nabyo bijya kumera gutya, ariko bitari indege. Mu yandi magambo, hari ubukungu buri mu bantu bake cyane, bake cyane, bake cyane. Ibyo rero iyo coefficient de Gini nyigarutseho cya gipimo, u Rwanda ruri mu bihugu bifite ubusumbane cyane, n'ibintu nagiye nerekana ngeze aho ndanarambirwa. Aho muri ya myaka za 2010 na 2010 u Rwanda rwavugaga ko ari icyo gihugu kiri hejuru mu busumbane, ukuyemo Kenya, muri biriya bihugu byo muri Afurika yo mu burasirazuba nyine biri muri ya East African Community, ukuyemo Kenya. Ariko u Rwanda rwageze rusumba Kenya. Ahandi bapimaga u Rwanda mu busumbane muri iyo coefficient de Gini, hari yari Afurika Afurika y'Epfo mu gihe cya apartheid. Iyo coefficient de Gini nzayisobanura wenda nitugira igihe. Icyo gihe Afurika y'Epfo yari muri za 63%, babipima ku ijana kenshi. U Rwanda narwo rwaganishaga aho ngaho. Tekerezaho nyine u Rwanda basigaye barugereranya na Afurika y'Epfo mu ivangura nyine, aho nyine haba hari agatsiko gakeya k'abazungu gakize, n'inyanja nyinshi y'abirabura bakennye. Ubu rero mu Rwanda hari agatsiko gatoya gakize, n'inyanja y'abantu bashonje. Kandi rero kwiba mu Rwanda, ngiye kurangiza, kwiba mu Rwanda rwose uba ukuye umunyarwanda udushyimbo ku munwa, kuko abanyarwanda burya barakennye benshi cyane. Babonye kurya imvuzo byagarutse, ibyo bintu ntibyari bikibaho. Kurya amaminwa nk'ihene byaragarutse. Ni ibintu biteye ubwoba. Nkatwe tubireba, twari tuzi u Rwanda hambere angahe, ntabwo yego rwari rukize, ariko muri uko kudakira harimo gusaranganya uduhari, harimo n'ibintu bidakorwa. Ntiwabonye abantu barya utuguru tw'inkoko, turiya tubajugunya mu iyarara, bakajya kuturwanira baturya. Ntiharebye ahantu abantu babaga imbwa. Urumva biteye ubwoba byo mu Rwanda rwacu. Reka mbe ngarukiyeho. Turagaruka ku baturage mu kanya, uburyo babayeho n'uburyo babona ibintu, ariko bamara ibintu guhera muri 1990 kugeza muri 1994 mwarwanyaga ku butegetsi bwa Habyarimana. Hari harimo no kuba ubutegetsi nyine muvuga ko bwaryaga bwonyine, abaturage bagasigara bakennye. Uyu munsi ubikorera irihegereranya ku butegetsi bwa MRND n'ubutegetsi bwa FPR
ko nkurikije ibyo muvuga mushobora kuba muvuga ko bishobora kuba bitarahindutse cyane, bwa busumbane n'ubundi bwagumyeho. Ubwo mwaruhiye ubusa bamara nko kuri icyo. igereranya riragoye gukora, Mm. ariko kuba turi mu buhunzi, abarwaniye ibyo benshi ari impunzi byonyine ni ikimenyetso, ibyo bita indikateri cyerekana ko hari ikibazo cyabaye. eh, Muri iyo ideyari abantu bari barihaye, bamwe bakaza kwibura. Ikindi gikomeye buriya ngaramba ari bukomoze kuri bimwe twavuze ibya beneri, bya bakari n'ibindi, buriya habayemo byinshi. Ikindi, inzego za leta zimwe na zimwe nka beneri yavuze uko ibihe byagiye biza zatakaje ububasha, control ya regulation, ububasha mu igenzura ku nzego zimwe na zimwe, ubundi zagombye kuba ziri munsi y'amaso yawe. Ndaguha urugero. Habayeho nka banki ya gisirikare. Iyo banki ya gisirikare nta TSS. bubasha beneri yayigizeho bwo kwicunga nko kwicunga niba banki, kuko ntibayihaye sitati ya banki, bayita koperative kugira nyine ngo ive mu mutaka wa beneri mu buryo icunga niba banki, yitwa koperative, ariko ugasanga ni koperative idasanzwe ifite amafaranga aruta n'ayo za banki zimwe na zimwe. Ubwo urumva rero beneri hari igice kinini cyane kwicika. Habayeho n'intambara hirya no hino, hakaba imitungo iza ku buryo muri finansi za leta abashinzwe izo finansi hari ibintu batabasha gukurikirana. Ibyo rero byose biragenda bikitura ku bukungu, ugasanga abayobozi hari igice cy'ubukungu kinini batazi ibyacyo. Muri icyo gice batazi ibyacyo, ibiberamo bijya mu mpande zose, bigatuma rero igihugu kiraremererwa cyane, bikabyara bya bindi wumvise muri Uganda avuga. Reka mbendeke aho ngaho, ni ukuvuga ngo byageze aho. Uvuga Huh? iki? Ubu ngubu tugere no noneho ku muturage. Uyu muturage batubwira ko igihugu gifite hafi 99% by'abana bajya ku ishuri, bashyizeho uburezi rusange. Abaturage mu Rwanda bivuriza presque ubuntu 6,000 ku mwaka. Mituweli irimo ibintu byinshi, ivura indwara zikomeye, n'ibindi, imihanda, ibintu byinshi byabaye ameliore, byabaye ababibona mu maso yabo babona ko ari byiza. Muvuga iki kuri iki kirebana niyo tuvuga ko ubutegetsi burya ibintu byose mbese bukikubira umutungo, ariko umuturage agasigara akennye? Umuturage akubwira ati jye nifitiye serivisi zanjye zingeraho, umutekano nawe ufite, njya kwigisha abana, n'imihanda irakoze na za mituweli. Wavuga iki ku muturage w'umunyarwanda uvuga ko afite izi serivisi, ariko tukaba turi no mu gihugu mwemeza ko abayobozi, abategetsi barya ntibasigire rubanda? Mu kanya uvuze akantu ngo wagereranya ute. Reka duse n'abakora igereranya ariko ridakoreye inyigo yimbitse yenda rusange y'ibitugaragarira. Ngarambe nibeshya aranyomoza. Mu gihe cya leta yashize, umwarimu ni umuntu wabaga yubashywe kandi afite ubushobozi bwo kuba yakwiyubakira n'inzu mu gashahara ke, umwarimu umukozi wa leta usanzwe. Ariko ubu ejo turabona umwarimu wiba ibiryo, wiba isahani y'umuceri ngo yishyire umugabo. Twarabibonye mu Naho ntara umwarimu yari umukungu y'Iburasirazuba. mu Rwanda, ni umuco munyarwanda. umwarimu ni umuntu w'umukungu, veterineri, moniteragiri, ni abantu rwose bari ikigero, bari igipimo n'ifatizo ry'ubukungu. Aho yabaga ari habaga hameze neza, n'inshuti ze zabaga zumva zizeranye n'umuntu umeze neza. Niba tugeze ahantu mwarimu ajya kwiba ibiryo nuko ntabyo afite. Niba mwarimu ufite akazi na kontra, ukorera leta, adafite ibiryo, akiba isahani y'umuceri, umuturage utagafite cyangwa udafite ubushobozi nk'ubwo mwarimu, birumvikana ko ari hasi ye, we ntafite n'aho yiba ibyo biryo. Urumva rero ko mu buryo bw'ubukungu bw'umuturage icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Reka mbendekeye aho. Abantu Joseph, ku mibereho y'abaturage b'abanyarwanda uyu munsi, ziriya serivisi zose nakubwiye, hari n'ibyo bamara avuzeho bimeze nk'uko kera byabaga bimeze. Par exemple nk'ikinyuranyo cyari hagati y'umushahara wa minisitiri n'uwa mwarimu cyari gito cyane,
ariko uyu munsi iyo witegereje umushahara wa minisitiri ukareba n'uwa mwarimu ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko se bikwiriye kutubera impamvu yo kuvuga ngo ubwo bisobanuye ko abantu babayeho nabi cyangwa bafite serivisi wenda n'abandi kera batari bafite, kandi bigaragaza ko umuturage ashobora kuvuga ati njyewe mfite umutekano, ntabwo ndara numva amasasu, bana banjye baravuzwa kuri mituweli n'ibintu nk'ibyo. Bisobanuye iki ushaka kubihuza n'iki turimo kuvuga cy'ubuyobozi burya bukamariraho abaturage? arakoze cyane Prosper rwose, ntacyo ndi bukuvuguruzeho, nakunganira ahubwo cyane ndetse, ariko dufite igihe gitoya ntabwo nabona ukuntu bigutekereza nk'uko umwarimu yari abayeho, n'izo za diferanse zari natanga za example z'ibintu uzi, ndangiza amashuri yose yose uko umuntu yabaga angana menshi menshi yari mu Rwanda, nakoze muri leta. Nkora muri leta, ubwo nahembwaga ibihumbi, nacyuraga mu rugo birenze gato 20 by'amanyarwanda, kuko idolari ryavunjaga hafi ijana, urumva ko nacyuraga amadolari arenze 200 net mu rugo. Ayo mafaranga rero ibihumbi birenze 20 gatoya, nari hasi rwose kuko harimo abahembwaga neza kurushaho bagitangira, igihe ubwo nari uwayo mu banyuma nyine, ntawe nari ndi hejuru. Ubwo rero ayo mafaranga yatumaga urya uko ushatse mu rugo. Mu gitondo ugafata umukati n'icyayi, umukati usize n'icyayi, saa sita na nimugoroba ukaba warya inyama buri munsi. Nimugoroba ukasajya n'abandi, aho abandi bagiye ukamukanywa byeri cyangwa ibindi mushatse n'utundi tuntu, ni urugero ntanga. Ubwo jye nari hejuru, n'ubwo wenda nari hasi mu bari hejuru. Umwarimu tuvuge uba mu giturage, ndumva yari hejuru gato y'ibihumbi 12. Umva ko ntamurushaga cyane, kandi jye naraminuje hejuru y'ibihumbi 12. Urumva ko yari afite amadolari atari munsi y'120. Aha nibutse yuko 120 utagiranya n'120 y'uno munsi, kubera ko conjoncture economique yarahindutse. oya idolari naryo ubwaryo rigira erosion, rigenda naryo rigabanuka agaciro, ubushobozi bwo kugura. Ufashe ayo madolari nk'J120, J140 ya kiriya gihe, ubushobozi bwo kugura ibuhwanyije n'ayo madolari uko byo byibuze inshuro 6. Kugira ngo umuntu w'uyu munsi ugurira ku butaka bwa Amerika n'amadolari ibintu uwo mwarimu yashobora kugura ku butaka bwa Amerika, bimusaba amadolari atari munsi ya 600. Bisobanura ko kapasite y'uwo muntu yari afite yari nka kapasite kugira ngo uyimuhe wamuhemba amadolari atari munsi ya 600. Umwarimu rero yari akomeye cyane, nibyo nashaka kukubwira. Umwarimu yari akomeye. Umwarimu we yararangizaga uko kwezi gukurikiye akigurira igare, nta nguzanyo afashe. Ubu se yabishobora? Bugacya hashize umwaka umwe akaba yaguze ipikipiki cyangwa 2, ipikipiki akayigenderaho, akubaka inzu vuba vuba byoroshye rwose bitamugoye. Urumva rero ko nunganiraga Prosper, mu gihugu cyose umwarimu yari yubashwe nyine kuko yaranabaye. Wari uvuga we ngo hari amaserivisi ngo abantu bafite nk'izo za mituweli. Okay, nta mituweli zari ziriho, ariko harimo za systeme zo kwivuza nazo ziri hirya no hino, zinyuze mu bigo by'abihaye Imana, ababikira, abapadiri, leta, umuntu akivuza ku buryo buhagije. Sinavuga ngo byari bihambaye, ariko byari biraho. Izo serivisi nazo zari zihari zititwa mituweli n'iki cyose, ndetse rwose umuntu akivuza pe. Ariko rero nsubiremo yuko indwara ya mbere ni inzara. Iyo umuntu arya neza nk'uko abantu
si ukuvuga ko byari shyashya u Rwanda rwari rutengamaye nyine nta mirire mibi yari ihari na bwaki yari ihari nayo yari ihari ariko ntibyari bimeze nk'uko bimeze ubu ngubu. Umuntu rero urya nabi kandi ni benshi n'abantu utabikekeraho ni aba ari umurwayi mu bandi, umubiri w'uwo nta ntege ufite. Indwara ya mbere ni inzara. Indwara ya mbere ni inzara, harimo n'abashobora kurwara rwose kubera ko nyine barya nabi. To yo kurya nabi iri hejuru cyane. Kumbwira rero ngo umuntu ngo afite mituweli ngo ujya kumuvuza bifitwe na bangahe, ikindi cyo kujya ko ese iyo baguhaye ibinini ubwabyo ntibyaguhitana iyo utarya neza. nagira ngo wendere kuri icyo noneho Yego. tuvuge kuri iki kirebana n'ukuntu iyo tuvuga tuba twigereranya n'ibindi bihugu. Abaturage mu Rwanda bamwe na bamwe bakingukiye ikintu kirebana bafungukiwe ikintu kirebana no gucuruza, bavuga bati gukorera les affaires ubucuruzi mu Rwanda biragoye kubera ibintu byinshi dusabwa, nyamara twakabaye tworoherezwa kuko nta kintu dufite. Umuturage akakubwira ati nahitamo kujya gucuruza capati ku mihanda y'i Kampala kuruta kuguma mu Rwanda nahashoye miliyoni 3 z'amanyarwanda. Iki kintu ukivugaho iki ku birebana no gufungurira abaturage inzira zo gucuruza mu buryo bworoshye, kuko uyu munsi bivugwa ko bikomeye mu Rwanda kubera ibintu byinshi umuntu asabwa, amafaranga y'umutekano, ay'ibishingwe, hari n'abavuga ko basabwa n'aya FPR, ibintu bitandukanye nk'ibyo. Ibyo bintu rero sinzi niba ari Prosper wari ubajije. Nagira ngo ugifatireho na Prosper aze kukivugaho, noneho twerekeze ku musozo w'ikiganiro. Ubwo tugeze ku yindi chapitre yitwa nyine bwa bwikubire, haba mu bintu byose harimo mu gucuruza. Buriya kwikubira mu gucuruza burya bigeze aho bikajya mu kintu bita monopole, muri système monopolistique. Iyo système rero iragwiriye cyane, ni nayo iwacu iragwiriye. N'umuturage y'ibyo yahinze uzi ko babinyuza mu byitwa bya koperative, bashyizeho imiyoboro nyine yo gukandamiza abantu, n'ibyo wihingiye ntujye kubigurisha aho ushaka nk'uko ushaka, tutarajya kuko babisoresha. N'inkoko yatera igi ku muhanda bakarisoresha. Hari umuntu wansekeje nyine nsubiramo nyine wabivuze ni dogiteri umwe wari ugiye kwiyamamaza bakamufunga muri 2003, twari kuri Voix de l'Amérique. Niwe wanyunganiye atanga urwo rugero rwo gusoresha nk'ibyo wari uvuze ko aravuga ati n'inkoko iteye igi nyine bayijyanye kuyishora kuza ku isoko naryo barisoresha. Iyo misoro ni ikibazo, ariko nanone nuko kuntu nyine ko kugira ngo niba ugiye gushora bikugore nyine kwinjiramo, bivuga ko utabyemerewe nyine. Kandi u Rwanda ruvuga ko ariyo systeme ifunguye cyane, hari cya kindi babeshyeshya cyitwa ngo ntuza cya business, nibagiye ukuntu bacyita kiko RDB. Yego, RDB. ngo korohereza abantu icuruzwa, hari terme y'icyongereza yego, ntabwo terme yisize. korohereza abantu muri business nyine mu mategeko. Ni ibintu byo kubeshya, gucuruza mu Rwanda biragoye. Ikindi cyo iyo monopole nyigarukeho tuzabigaragara wenda mu kindi kiganiro, ko ni ibintu biba birebire umuntu aba agomba gusobanura neza. Iyo monopole ahantu iri habaho no gushyiraho ibiciro uko wishakiye, muri kimwe rero gituma n'abantu batabasha ibintu bihora ibiciro biri hejuru bitumbagira uko bishatse, hamwe izo za speculation, kuko ntawe muba mupiganwa. Iyo hari concurrence libre, buri wese ashobora gucuruza akazana n'ibintu bye uko abyumva, ibiciro biba biringaniye, bityo umuguzi akoroherwa guhaha. Mu Rwanda rero kubera nyine abantu bakeya gusa bemerewe gucuruza, bemerewe kuzana ibintu, cyangwa se bemerewe kugera ku madevize azana ibintu, cyangwa se bemerewe kuba muri ayo makoperative nyine ushyiramo byose, niyo waba utabishaka, nibo bagena ibiciro uko babyifuza.
bashaka kugura ibintu uko babishaka nyine no kwigwizaho umutungo nabyo ni indi forume yo kwigwizaho umutungo mm. kandi rero ituma ibiciro bihora biri hejuru igiciro bamara kiri hejuru ukize we ntacyo byo ntacyo bimutwaye kimutwaye. afite amafaranga menshi ariko Bamara wowe ufite icyo warenzaho kuri ibi ku bintu birebana na difficulté abanyarwanda bahura nazo mu bintu birebana no gucuruza ku buryo wumva yifuza kuba yajya mu gihugu cy'abaturanyi kuko ho wenda bitagoranye cyane. ni igihe ubaza Prosper Bamara. ya Mm, ubwo mbwiye we ibyo wenda navuga ko byari no mu we Arura wavugaga mm, zimwe mu nshingano zayo ni ugukora ku buryo n'umuturage ushaka gushora abishobora gukora ku buryo ibiciro n'ibindi no koroherezwa bibaho gukora ku buryo abakonsomateri bagira ijambo n'ingufu zabasha no kugonda ibyifuzo bya bamwe by'ubutegetsi bya leta se by'abacuruzi bakomeye n'ibindi. mm, Hamwe rero hari ibibazo cyane mu Rwanda nuko mu Rwanda nta asosiyasiyo z'abakonsomateri zabayeho kugeza vuba cyane ubu zishobora kuba zaraje ariko nubwo zaje kuko nasize igihe turi gushaka uburyo bwose zakomera zaba zigakomera ufashe nk'abaturage 20 uhuriye nabo mu muhanda ukababaza niba bazi asosiyasiyo z'abakonsomateri abaguzi ushobora gusanga nka 20 bose bakwiye ko ntibazi n'icyo bivuga iyo hariho asosiyasiyo z'abakonsomateri zikomeye rero konsomateri bivuga abantu bo ku ngeri zose mm, zagombye kuba zinahagarariwe no mu nteko zagombye kuba zivugira zirakumira zituma hagira ubworoherwe umuturage agira. Tugarutse inyuma kera yenda nubwo byari bitarakomera umuntu yashoboraga kuba ari mu cyaro nk'isizeri yaba agacuruza ikawa kabiri gatatu akazahera ku gikombe kimwe cy'ikawa akazagura igare akazagura ikamyoneti ndetse akaza n'i Kigali buriya bariya bose wumva ba Rwigara abandi niko batangiye. Hanyuma ariko kuri ubu biragoye ko umuntu ahera ku gikombe kimwe cy'ibishyimbo cy'ikawa cy'amasaka ngo azagure ikamyoneti aramutse atari mu batoranyijwe bahawe inzira yo kuzakereramo cyangwa bagizwe abashumba. Ubwo rero kuba abo bakonsomateri badafite urugaga rukomeye na leta yatinya bibaye ngombwa ndetse n'abacuruzi bakomeye batinya abaoperateri bandi n'abahehe ni kimwe mu bituma habamo icyo twakwita desequilibre kubura kubura gitangira kw'ibibi bibangamira abaturage mu kuba babasha kwivana no kwiteza imbere bigatuma mm, rero avuga ati wajya i Buganda ho nacuruza kuko birashoboka mm. aricyo Eh, nawe yego kuri iki kirebana nuko umuturage wa kera yashoboraga gucuruza akaba yagera n'aho yigurira dayihatsu ikura ibitoki Kibungo cyangwa ikura ibirayi mu Ruhengeri cyangwa n'ahandi n'amavoka i Butare twagiye tubibona aho abaturage bari bifitiye amamodoka yabo kandi babikura kuri ibyo bahinga tuzabigarukaho ni mu nkundira mu kindi kiganiro kirebana n'ubukungu uko byahoze n'uko uyu munsi u Rwanda ruhagaze ariko nsohoza ndagira ngo twembi mwembi nako mu minota itatu buri muntu atubwire icyo bene ibi ngibi muri gahunda yavugaga byo kwikubira bigira ku ngaruka z'u Rwanda. Ejo bundi ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi FMI cyashyize u Rwanda n'ibindi bihugu birimo Benin na Ghana ngira ngo n'ibindi bihugu nka bitatu mu bihugu bifite ubukungu burimo kuzamuka neza. Icyo kintu mwakivugaho iki kuba ibigo mpuzamahanga by'imari bishyira u Rwanda mu bihugu bifite ubukungu buzamuka neza ariko wareba rimwe na rimwe ukabona siko bimeze kuri tere cyangwa wenda ukavuga uti jyewe si ndi umuhanga nibo babikoze bazi icyo bisobanuye mubivugaho iki bijyanye n'iyi teme twari twafashe uyu munsi bwana Joseph. reka mbanze bamara mperuka kuko example ngiye gutanga iri hariya tuye muri Senegal nta bintu burya bibeshya nka biriya bigo mpuzamahanga bya Fomulete International ni sinike bibeshya bibizi kuko mu bihejeje burya Afurika mu bukene bibifitemo uruhare runini cyane runini
icyo ni ikindi kiganiro nacyo twagenda tuganira. Hmm. Ni na hariya wenda no kunyaruka Kagame akaboroga nubwo ukavuga turatatswa n'iki ko aribyo byakugejeje n'aho ngaho. Anavuga ati ntawe urakizwa na za ONG za NGO, ati ntawe urakizwa n'imfashanyo, ariko harimo n'imfashanyo za biriya bigo. Biriya bigo rero ababitegeka ba nyirabyo mu by'ukuri nubwo ngo n'u Rwanda rurimo ari mambure, ni nk'uko rubayeho muri ONU kuko ni ibigo bijya kumera nkayo bikora nkayo. Harimo abakuru nyine hejuru haba harimo abakuru babyo, biriya bihugu by'ibihangange. Iyo rero bigukeneyeho ibintu wenda tuvuge nka biriya byo muri Congo n'ibindi nk'ibyo ngibyo byo kumera gutyo, no kugira ngo bakuvuge neza nabo berekane ko bakora neza barakogeza. Rwanda Ngo Rwanda Rwanda Rwanda. biranishyurwa. Yego U Rwanda rwiye no gushinjwa kugira abantu barukorera lobbying ku rwego yego. mpuzamahanga. N'ayo mafaranga yose ntibwire ko ayo twavuze basahura bayarya bonyine, bayasangira na bene abo ngabo bose hirya no hino, n'abari muri ibyo bigo n'ibiki byose. Iyo rero ku mpamvu zinyuranye bashaka kugira ngo bakukinagaze, noneho uze kubashaka bagukorera nka biriya bakoreye Senegal ejo bundi. Aha rwose nigiye gusoza nageze mu gihe gitoya aramfasha bamara. Senegal ejo bundi hageze ubu bariho bariyamira kuri Senegal ngo ngo Senegal ngo nicyo gihugu cya mbere gifite umwenda muri Afurika, ngo kubera wa mwenda ngo uhishe, ngo wari uhishe, ngo wahishwe na Macky Sall ngo hagati ya bitigeze bibaho, Eh? ngo bitigeze bibaho mu kindi ngo gihugu cyabo. bitigeze bibaho, ngo hagati ya 2009 na 2024 nyine avaho. Biriho biravugwa nande, ni banke niriya kiriya kigega cy'isi nyine Fonds Monetaire FM. International. Kirabeshya kirabeshya, ariya mafaranga umwenda kashe kiba kibizi neza, kiba kibizi neza ko kiba gihorana abakozi aho kigenzura. Iyo bikorwa nyine biri mu nyungu zabo bareba hirya, iyo baguhaze nyine ku mpamvu zabo bahita bagutera hejuru. Uwo mwenda ngo wari wihishe bakawubona. Ngiyo Senegal ibyo uriho ngo nicyo gihugu cya mbere. Ejo bundi mu kiganiro nakoze kuri radiyo yacu navuze nti iba bari bazi igihugu ahubwo gifite umwenda cyitwa u Rwanda, kuko u Rwanda urarenze. U Rwanda urarenze ukurikije ibyo bipimo nyine bagenderaho bavuga ngo Senegal nyine ngo nicyo gihugu cya mbere gifite umwenda. Ubwo ntitwari twaganiye ku mwenda. Urwo Rwanda rwacu rufite umwenda uremereye cyane 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 birenze urugero. Senegal burya ifite naho n'urwarizo kuko ni igihugu gikora ku nyanja Kora ku ahantu mazi. hanini, gifite byinshi cyane mu by'ukuri cyageraho, nubwo gifite ibibazo ariko Bamara we kiriya gihugu akibamo ngira ngo, ariko ari dusoza ikiganiro yatubwira kuri kiriya kibazo kirebana n'ingaruka narimbajije. akantu kamwe umbabarire. Ikindi cyo Senegal ni igihugu gifite umuco umaze igihe w'abantu bize, bamaze igihe barize za generasiyo na za generasiyo, gifite abahanga. Bajya mu Rwanda abahanga dufite si aba kera, abenshi bagiye banicwa n'ibintu byinshi binyuranye kuva muri za 59 kugeza magingo aya. Senegal ntabwo wigeze wumva ngo elite yabo yapfuye, ifite abantu b'abahanga cyane, banakomeye ku isi n'iki cyose, n'imbere bahari mu gihugu na liberite n'ubwisanzure bwo gukora izo za analize. U Rwanda ntabwo kuvuga rero ngo umwenda ngo wari wihishe, ntabwo wari wihishe, ntabwo wari wihishe. Mu Rwanda ho umbwiye ngo urihishe nakubwira nti nawo ntabwo wihishe, uragaragara, gusa uyivuze baragukindura, nta kindi. Narangiye tubwire dusoza icyo wumva uku kwikubira umutungo Bwana Murigande yavugaga gushobora kugira ku bukungu bw'igihugu nk'u Rwanda.
ukwikubira byo ntibishidikanywaho kuko ababivuze ni abantu utavuga ngo ntibazi ibyo bavuga, ni abantu bakomeye cyane mu mateka y'igihugu no mu butegetsi bw'igihugu. Bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'u Rwanda iyo uko kwikubira iyo kugeze ku rwego rwo hejuru. Aba bategetsi muri Uganda yavuze ngo badakunda abaturage kandi bikubira, bagira ubwoba ko byazamenyekana. Mu kugira ubwoba rero habamo no gutera ubwoba abaturage. Umuturage kugira ngo ukore burya uba utekanye, kugira ngo uzinduke ujye ku kazi, ujye guhaha, uba wumva wajyayo, umugore yajya guhaha atwite ukumva ari bugaruke mu rugo. Ariko niba uzi ko ari bugende bakamuca umutwe, niba uzi ko ari bugende, abaturage ubu basigaye bacungana no kudahura n'umugizi wa nabi, no kudacibwa umutwe, no kudahura na polisi ngo ikurase wirukanka ushaka kwitoroka. Usanga rero iyo bigezaho ba bantu bikubiye b'abategetsi basigara bacungana no kurinda umutungo bagize mu buryo budasobanutse. Noneho ubwo bwoba bumanuka mu baturage bugatuma haba ubugizi bwa nabi buzamuka. Buri karere buri munsi wumva ngo hari uwishwe, hari uwamanitswe, hari uwiyahuye. Abaturage rero bari muri iyo bafite uwo mutima wavuye mu gituza, batinya gucibwa umutwe, batinya kujya ku isoko, wohereza umwana ku ishuri ukavuga uti bari bumwibe bari bumwice, ntabwo bashobora gukora ngo ubukungu buzamuke. Basabwa guhumurizwa, gutekana, no kumva ko ashobora gucuruza akahagera aho agera. Kubaka inzu yamara kuzura ikaza igasenywa, ntabwo bituma ugira kuraje yo kuzagira cyangwa se uhita unacika intege. Ni ukuvuga ngo izo zose ni ingaruka. Ingaruka ni uko bigeraho bikagera ku mutekano, ku buzima no ku buzima bw'umubiri. Babura amafunguro, bakabaho nabi. Na ya mituweli uvuga hari udufaranga duke bakwa ntibikunde. Na ya mituweli si benshi bayibonera, hari abaturage benshi batabasha kuyishyurira. Ubwo rero ugasanga nyine kwa kwikubira kubyaye izindi ngeso mbi nyinshi, kubyaye ibindi bibi byinshi. Gusa mu Rwanda icyo umuntu yavuga ni uko hari impamvu yatumye habaho inzego zubatse mu Rwanda zagiye zibaho nyuma y'intambara rwose. Izo zose bavugaga za rura, RDB n'ibindi, BNR n'ibindi, uko zagiye zikomera. Izi zari zisanzweho hongeyemo izindi, ariko akenshi byakorwaga kugira ngo amahanga buri gihe atange inkunga. Ntabwo areba ko ibintu bigenda neza. Communauté internationale iyo ashaka gufasha areba gusa ko washyizeho institution iyi irahari, yego irahari. Iya regulation irahari. Ese muri polisi hari urwego rurahari, mu bucamanza inkiko zikabaho. Ntabwo bajya kureba ngo ese zikora iki, ngo se Gatanazi wafunzwe rwa rubanza yararucerewe, no barareba ati urwego rwagiyeho, imanza ziraba, amafaranga turayaguhaye inkiko. Naho kumenya niba ibiberamo bigenda neza cyangwa bitagenda neza ntibabireba. Igihugu rero cyabashije gushyiraho izo nzego zose kugira ngo gihabwe amahirwe yo kubona inkunga, imfashanyo n'ibindi. Ariko hagombye kuba n'intambwe rero yo kuziha gukora icyo zishinzwe gukora mu buryo bwa nyabwo. Ndumva n'abandi bangirije. Prosper Bamara twaganiraga ari i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro Prosper. Urakoze Bwana Gatanazi. Joseph Ngarambe nawe twaganiraga ari mu majyaruguru y'Ubufaransa. Wakoze cyane Bwana Joseph. Murakoze cyane ko bantumiye muvandimwe Gatanazi Etienne. Mwakoze cyane rero mwese mukurikira ikiganiro. Jyewe Etienne Gatanazi nari ndi hano i Bonn mu burengerazuba bw'Ubudage. Mwakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.